Rwema yitegereje telefone umwanya utari muto, ntiyari azi ibyo ashobora kuvuga, yahisemo gusohoka bucece ntiyakwita ku mbeho y'iryo joro. Akigera hanze ashyira telefone ku gutwi, yategereza ijambo na rimwe araheba. Sano niwe wari uhamagaye, nawe yari ashaka kumva ukuntu Muhoza yitaba umugabo niba hari akazina amwita. Sano yaracecetse na Rwema bigenza gutyo. Umwanya urashira, Rwema bimwanze mu nda abavuganye uburakari ati, ni iki gitumye uhamagara umugore wanjye aya masaha? Sano yatunguwe no kumva ijwi ari irya Rwema, ubwo ahita akupa telefone nta n'irindi jambo avuze. Rwema yarebye telefone, umujinya uramwica, ubundi arongera arahamagara, yumva inda yuzuye amagambo menshi cyane. Gusa kubw'ibyago ntabwo Sano yigeze afata telefone. Rwema yuzuye umujinya agiye gukubita telefone hasi ngo yimenagure, akaboko gafatwa n'umuyaga. Yashatse icyo yakora arakibura, ubundi afata telefone agana aho bandikira ubutumwa bugufi, arandika arinigura. Igihe Rwema bagafashwe n'uburakari ntabwo yabashaga kwigenzura. Yasubiye mu nzu, umujinya utura ifoto y'ubukwe bwabo irajanjagurika. Impumeko ye yari iremereye, irimo gutigisa ibituza bye n'ubundi urukuta rw'urujijo rwiyubaka hagati yiwe n'inzira igana mu cyumba cyiwe n'umugore we. Acika intege yicara aho mu ntebe, yarebye utumene tw'ifoto yabo uburyo ki twuzuye hasi, twarimo utumanyu twinshi. Ikora ku mutima wari urimo kumurya, yumva umutima we wacitsemo ibice bitagira ingano. Uwawubumbabumbaga yari umugore we, ariko niyo wari uwujanjaguye. Uburibwe bw'umutima bwamubereye ikinya, umwami w'ijoro amwiba gutyo. Mu gicuku rwagati Muhoza yarakangutse, akoze iruhande rwe yumva nta muntu uhari. Yari amaze kumenyera kuryama yisiguye akaboko kwa Rwema. Yashidukiye hejuru, yumva ubukonje buri mu mwanya wa Rwema yaryamagamo. Arongera akoza intoki, asobanukirwa ko umugabo we atigeze ataha. Ibyo nibyo yibwiye mu mutima we, ibitotsi bye birabura. Ubwo yakoze ku musego aho yari asanzwe ashyira telefone arayibura, niko guhaguruka ajya kuyishakisha. Uko yasatiraga umuryango wo muri salo, niko yumvaga impumeko y'umugabo wari wasinziriye mu ntebe. Ugutera k'umutima we kwari kuzuye intimba n'agahinda kenshi. Ntibyari ngombwa ko Rwema baganira, ahubwo wari kumva impumeko yiwe wese yari ari kubyumva. Muhoza yatunguwe no kubona Rwema aryamye mu ntebe. Ubwo yari arimo amusatira, yabonye utumene twinshi tw'ifoto yabo. Yari azi ingano y'umujinya w'umugabo we. Yarunamye atangira gutoragura utwo tumene kugira ngo tutaza kugira uwo dukomeretsa. Umutima we wamuciraga urubanza ko ari we uri guhindura umugabo we, akaba ari kuba umuntu mubi. Ubwo yari arimo gutoragura utwo tumene, yibutse mu gihe cya kera ubwo yari amaze atukwa na nyirabukwe ngo kuko yari yarananiwe kubyara. Agahinda kari kamwishe, arimo abwira Rwema ati, umutima wanjye urajanjaguritse cyane. Icyo gihe Rwema yapfukamye imbere yiwe aramubwira ati, mugore nkunda, ndahari ngo umutima wajanjaguwe n'intimba ngo nkubumbabumbe wongere ube umutima umwe. Yamaze kwibuka ayo magambo, asaba imbaraga zo gukunda umugabo we wari umuziranenge. Igitondo cyaraje, aho kugira ngo akazuba karase, ahubwo ingo zombi zabyukiye mu mwijima. Mugisha yari ari gushakisha umugore, inzu yayimarishije amaguru, ari nakahamagara gusa akabura umwitaba. Yanze kwinjira mu cyumba cya nyirabukwe kuko byitwa amahano, ntiyari kubitinyuka. Nyuma y'umwanya mukecuru yaje kumva ijwi ry'umukwe, ubundi arabyuka, afunguye agasanga Mugisha aruhagaze iruhande. Mukecuru atari yavuga, Mugisha yamubajije niba ari kumwe n'umugore we. Mukecuru yazunguje umutwe, abonye guhangayika k'umukwe aramutuzisha ati, wasanga inda atwite ari iri kubimutera. Mugisha yikije imitima. Mukecuru amusaba gutuza kuko byari byo byiza kuri we ndetse no ku mugore we. Mugisha yagombaga kwizera ibyo abwiwe, ariko kuri asubira mu cyumba cyabo ajya gufata telefone agashakisha nimero za Rwema ngo wenda abuze Rwema. Yahise amuhamagara, yitabye atajijinganya. Rwema n'umujinya mwinshi yamusabye ko bahura. Mugisha yarabyemeye, amubaza aho bahurira. Mugisha yashatse kumubaza niba ari kumwe n'umugore we, gusa Rwema yari yakubye telefone kare. Mugisha ntiyari gutinda mu nzira, yabaye nk'urashweyo asanga Rwema aramutegereje. Mugisha ntiyategereje kwicara, yahise amubaza ati, ese Sano yaba ari kumwe n'umugore wawe? Rwema yamubonyemo uburyarya, ntabwo yumvishaga ukuntu Mugisha arimo kwigira nyoni nyinshi kandi baraye bavuganye.
yibukaga ubutumwa yamwoherereje akibaza ukuntu butigeze bumukora ku mutima be na gatoya. Mugisha yabonye indoro Rwema ari kumureba, aca bugufi amureba mu maso amubwira ko adashaka gutongana nawe, ahubwo ko akeneye ko basenyera umugozi umwe bagafasha abagore babo kunyura mu bihe barimo kunyuramo. Arongera aramubaza ati ese umugore wawe ari kumwe n'umugore wanjye? Rwema baramureba kwiyumanganya biranga, aba yivuyemo ijambo ati ni wowe wakabaye uzi aho umugore wanjye ari. Mugisha yarabisetse ati wasaze. Rwema yakomeje kumureba. Mugisha asa nk'uwibutse ikibazo abajijwe, asa nk'ukangutse. Rwema akibona ati wikanze iki? Mugisha yagize ubwoba, yahise amenya ko Rwema yamenye iby'umubano we na Muhoza. Ubwo atangira kugenza make yibutsa uburyo yari yatonganye nawe, umutima umugwa mu nda. Nta kintu Rwema yaragihisha, yamubajije ukuntu yihandagaza agahamagara umugore we mu gicuku. Mugisha ntabyo yari yakoze, yarabisetse azunguza umutwe, arangije arahaguruka ati ufite ikibazo gikomeye. Rwema ati niwe ufite ikibazo. Rwema arahaguruka mu burakari bwinshi ati nudahagarika kwiruka inyuma y'umugore wanjye ndaza kubwira umugore wawe kumuca inyuma. Mugisha yamuhakaniye ko atari we wiruka ku mugore we, ko ahubwo umugore we ari we umwiruka inyuma. Mugisha amusezera agira ati ahubwo wowe ushimisha umugore wawe umwiteho areke kunyiruka inyuma. Rwema yashatse kurwana kuko yumvaga Mugisha asebeje umugore we, gusa arebye mu maso ya Mugisha abona ahagaze ku byo ari kuvuga. Mugisha ati mbwira niba Muhoza ari kumwe na Sano. Rwema ntiyari afite amagambo yo kumubwira, gusa Mugisha yarebye uburyo imboni ziwe zikaraga amenya ko Sano na Muhoza bari kumwe, gusa Rwema nawe ntabwo yari azi aho baherereye. Mugisha yamusize aho ngaho ubundi aragenda. Rwema yahagaze umwanya acibwa intege no kwibaza ukuntu umugore we ari we uri kwiruka inyuma ya Mugisha. Ubwo yari kure mu bitekerezo ashakisha ikosa yakoze ku buryo umugore we amuzinuka. Telefone we yarasonnye, Tuyizere niwe wari umuhamagaye, gusa muri uwo mwanya nta kindi kintu Rwema yari ashaka kumva. Mu busitani bwiza bwa hoteli niho Sano na Muhoza bari bicaye. Imbere yabo hateretse ibyo kunywa biryohereye. Sano yavuganye gutuza kwinshi ati shima umbabarire kuba ntabasha kukumara agahinda. Muhoza yabanje gusoma ku cyo kunywa acamo umwanya mutoya batavuga. Shema avugira mu kanwa ka Muhoza agira ati teta impanga yanjye iri kurira. Uko yakabivuze amarira yatangiye gushoka ku matama. Sano azamura amaboko atangira kumuhanagura buke buke. Shema ati uri kwibaza impamvu iyo mpanga ya Shema yibazaga ukuntu umuryango wabo ugiye gutandukana ndetse n'uburyo kiwe nta mukunzi afite. Yagiriraga ishyari Shema na Sano, yakomeje guhanagura ayo marira ariko ntakame. Teta ati mubwire ahore kandi atuze bizagenda neza. Shema ati yanze kubyumva. Teta ati none se dukora iki? Shema yumvaga yavuka akaza agahuza ababyeyi be bagasiba gutandukana, ariko ntibyari gushoboka. Yari yaramaze kumenya ko azavuka uko amezi 9 yuzuye. Shema ati teta ntangiye kugira ubwoba. Teta ati bw'iki? Shema ati umenya gukunda nabibabaza kuko najyaga numva data na mama bakundanye cyane, nkumva isi babamo ari nziza, impumuro y'urukundo rwabo yansangaga mu nda ya mama, nkumva urukundo ni rwiza, nkumva ntirubabaza rutanga ibyishimo n'umunezero gusa. None mama na data bari mu gahinda kubera urukundo. Sano yamanuye akaboko kiwe kari gafashe itama rimwe rya Muhoza, ubundi amufata mu maboko aramukomeza. Teta yashakaga kumuhumuriza ariko nta byinshi yari azi ku byerekeye urukundo. Ubumenyi buke yari afite nubwo yasangiraga na mama we kuko yari umwanditsi w'ibisigo. Yahujahuje amagambo yumviraga mu nda ya nyina, maze aramubwira ati isi y'urukundo ni isi imeze nk'iyindi si, habamo umubabaro kandi habamo n'ibyishimo. Ibibi bigendana n'ibyiza, kwishima no kubabara ni kimwe mu bigize iyo si y'urukundo. Nuko asoza agira ati Shema humura bizagenda neza. Icyo Teta atarazi nuko se ari we wari intandaro yo gutandukana kwa Muhoza na Rwema. Shema nawe ntabyo yari azi. Shema yumvaga inama z'umukunzi we, aramushimira ati urakoze kundema agatima. Akomeza amusaba ati wowe ntuzansige. Teta yarabyemeye nawe arabimusaba ati Shema nawe ntuzansige. Habaye kumwenyura. Ubwo Sano yari arimo ashaka kuryama ku rutugu rwa Muhoza. Shema atera imigeri, ubwo Muhoza na Sano bagaruka ibuntu. Batunguwe no kwisanga mu busitani bwa hoteli bafashe ibirahuri ndetse hari n'icupa ribamo icyo kunywa gihenze riri imbere yabo.
Sano niwe wari witwaje telefone yahamagaye Mugisha kugira ngo atabare, nubwo bombi bisanze muri hoteli nta mafaranga bafite. Umukozi wo muri hoteli wari wabitayeho yumijwe n'ikiganiro yumvishe hagati ya Sano na Muhoza. Yumvaga amagambo nk'ayo y'urukundo atari ayo kubwirwa hagati y'abagore babiri. Guhura kwa Sano na Muhoza kwabaga ari kwiza, baraganiraga bagatebya, ariko icyo gitondo byari byahindutse. Sano yari afite amakuru ko Muhoza amuca inyuma, yumvaga yabimubaza ariko akabura aho ahera. Mugisha yabonaga Sano adatuje, yagerageza kumubaza akamubwira ko ahangayikishijwe n'uko bombi badafite amafaranga yo kwishyura. Muhoza yaramwenyuye aramuhumuriza ati umugabo wawe umwizere araza kudufasha. Yongeraho ko kandi nibidakunda baraza guhamagara na Rwema akabafasha. Mugisha yinjiye muri hoteli ashyize telefoni ku gutwi, Sano ari kumurangira aho bari. Mugisha yabagezeho, Sano ahanze amaso imyitwarire yabo bombi, ariko bagerageje kwijijisha, ariko imboni z'amaso yabo ntabwo zabihishiriye. Umutima wa Sano wari urimo kumurya, akitegereza Muhoza akibaza ikintu amurusha ku buryo yamutwara Umugisha bakundanye igihe kirekire. Mugisha yamaze kwishyura nuko abasaba ko baza bagataha. Byari bimaze kumenyerwa ko Sano na Muhoza bagera igihe bakisanga mu yindi si, aho ibyabo nabo batabizi uko babisobanura. Bose bafashe moto Sano na Mugisha bagana mu cyerekezo kimwe. Muhoza nawe afata inzira itaha. Mukecuru acyumva inkuru y'ibyabaye yarasetse arivugisha ati Imana impe kuramba nzarebe iby'urwo rukundo rw'abo bana. Sano yari atuje cyane, ibitekerezo bye biri kure. Mukecuru yamukozeho, Sano ashyigukira hejuru. Mukecuru ati ese uri gutekereza iki? Yamusubije amubeshya ko ari kumva ubwo buzima bwo kubaho ayobowe n'inda biri kumugora. Gusa uburyo ki yakaragaga imboni z'amaso ye byatumye Mukecuru atamwizera. Amufata mu kiganza amubwira ijambo ababyeyi bakunda kubwira abana babo ati mwana wanjye ndakuzi neza, ndi kubibona ko uri kumbeshya. Mukecuru yamusabye ko yamubwiza ukuri, ariko ntaho Sano yari guhera. Yahisemo kubigumana mu mutima we. Yazenze amarira mu maso. Mukecuru aramwiyegereza amushyira mu gituza cye. Icyo nicyo yari ashoboye gukora, gusa kubona umwana we uri mu gahinda kangana gutyo nta kintu yari afite yamufasha byaramushavuje. Sano yarwanaga n'amajwi yavugiraga mu mutima amubaza ikosa yakoze agatera umugabo we gukunda undi mugore. Yarahogoshye, umubyeyi abura icyo amukorera, gusa agira amatsiko yo kumenya icyabaye. Amufata ku matama aramuhanagura aramubwira ati ngiye kubaza umugabo wawe ikibazo ufite. Sano yazunguje umutwe amusaba kuba aretse, amubwira ko araza kumererwa neza. Yongera kubeshya Mukecuru amubwira ko Mugisha adafite uruhare mu byamubabaje, gusa asezeranya Mukecuru ko aramererwa neza. Mukecuru arongera aramuhobera aramukomeza. Bitera agahinda ababyeyi kubona abana babo bari mu bihe bigoye nk'ibyo ngibyo. Muhoza yageze mu kazi akonje cyane, yibukaga ishusho ya Mugisha uburyo yari amukumbuye, gusa akaba ataragize umwanya wo kumuhobera kuko umugore we yari ahari. Mitima yavuye kurangura ibicuruzwa afatanya n'abakarani kubishyira mu iduka. Muhoza yari yicaye afashe telefone, yumvaga yahamagara Mugisha undi mutima ukamubuza, agashaka guhamagara Rwema. Icyo atarazi nuko Rwema na Mugisha bari batonganye icyo gitondo, bapfa uwo mubano wabo. Telefone yumiye mu biganza byiwe kugeza ubwo yayibitse mu mufuka. Umutima we wibazaga ukuntu Mugisha atari kumuhamagara ngo amubaze uko amerewe. Yibazaga niba Mugisha amuhangayikiye nk'uko nawe yari amuhangayikiye. Mitima yasoje gukora imirimo ye, ubundi aza kureba Muhoza. Yamubajije niba nta kindi yari kumufasha. Muhoza azunguza umutwe, yari akonje cyane. Mitima ati mabuja wabaye iki? Muhoza yaramusubije ati byihorere uzabimenya kera wa muhungu we. Mitima aramwenyura ati gusa wihangane kuko ndi kubona utorohewe. Muhoza yari afite komande z'abakiriya, arazimuhereza amubwira aho agomba kuzitwara. Mitima yakoraga akazi neza cyane agakunda, gusa yari ari kwisanga mu rugamba rwo kubika amabanga y'umugabo n'umugore. Ubwo Mitima yarimo ahindukira, Muhoza yaramuhamagaye ati warakoze kumbikira ibanga. Mitima yaramwenyuye amubwira ko ari inshingano ze kubika ibanga ry'akazi, ubundi akomeza urugendo. Muhoza yakomezaga akunda kubaza impanga ziwe ati ibi ni ibiki biri kumbaho?
gusa barumvaga ariko ntabwo bavugaga. Shema yaramusubije ati mama ndakwinginze witandukana na data. Gusa amatwi y'umubiri wa Muhoza ntabwo yari ari kumva ubwo busabe bw'umuhungu. Ako kanya telefoni ya Muhoza yarasonnye, arebye abona ni Mugisha. Yariruhukije abanza kwitonganya nk'aho yari arimo kumureba, ubundi yitabana ubwuzu bwinshi n'ubwitonzi. Mugisha yabanje kumubaza niba ari amahoro. Muhoza amubwira ko ameze neza gusa amukumbuye. Mugisha yabanze kwitsa imitima, ubundi aramubwira ati sinshaka ko njye nawe dusenya ingo zacu, ndagusabye ita ku mugabo wawe nanjye nite ku rugo rwanjye. Muhoza yariyumviriye aratuza ati nanjye nuko mbishaka ariko umutima uragowe. Mugisha atuje ati intwari ni umuntu ukora ibintu bigoye. Muhoza ati nta ntwari y'urukundo. Mugisha ntabwo yabyumvaga, aramubaza ati ese wasaze? Muhoza yashatse kwemera ko yasaze gusa ijambo ntiyarisohora. Ati ndabizi biragoye gusa sinahakana ko ngukunda, umbabarire. Mugisha ati nanone urashaka ko njye nkora iki? Icyo kibazo Muhoza ntiyabashije kugisubiza, nawe ntiyarazi ibyo arimo gukora. Aramubwira ati ndi kwifuza ko ibihe bisubira inyuma ubundi simure nawe. Mugisha nawe ati nanjye uko niko mbyumva ariko ntibishoboka, ahubwo njye nawe tugomba gufashanya kurengera ibi bintu tutibajije ndetse tutibabaje ndetse tutababaje abantu dukunda. Mugisha ati ndabizi ko nawe ukunda umugabo wawe kandi Rwema nawe yaragukunda cyane. Ubwo yarimo amubwira gutyo Muhoza yari ameze nk'utari kubyumva, aba aramusabye ati mfasha duhure. Mugisha yagiye kuvuga, Muhoza amuca mu ijambo bimusaba amwinginga amubwira ko amukeneye. Mugisha yabaye umunyantege nkeya, arangije arabyemera, nuko bombi barumvikana aho bari buhurire. Mugisha na Muhoza bariteguye, ubundi bombi bajya guhura. Bahuriye kure y'umujyi, bagombaga kwihisha ubwo bari bicaye bagiye gutangira ikiganiro. Sano nawe yari ari hafi aho ngaho arimo afata amafoto yabo. Yayafataga akonje cyane, yumvaga yatuma umuyaga ngo ugende umwumvira ibyo barimo kuganiraho. Muhoza na Mugisha ntibari bazi ko bakurikiwe. Sano we umutima wari urimo umurya cyane.